Intangiriro igice cya 42. Yakobo yohereza abahungu be mu Misiri. Yakobo amenye ko mu Misiri hari ingano, abwira abahungu be ati kuki mutagira icyo mukora? Numvise ko mu Misiri hari ingano, none rero nimujyeyo mutugurire ingano twe kwicwa n'inzara. Nuko bene se wa Yozefu 10 bajya mu Misiri kugura ingano. Yakobo ntiyohereza Benyamini murumuna wa Yozefu kuko yatinyaga ko yagirira ibyago mu rugendo. Bene Yakobo bajyana n'abandi bantu bagiye kugura ingano kuko inzara yari ikomeye mu gihugu cya Kanani. Yozefu niwe wategekaga igihugu cyose cya Misiri, akagurisha ingano abantu bose. Bene se baje bamwikubita imbere bubamye. Yozefu ababonye arabamenya, ariko bo ntibamumenya. Ababaza bakanika ati murava he? Baramusubiza bati tuvuye muri Kanani tuje kugura ingano. Yozefu yari yamenye bene se, ariko bo ntibari bamumenye. Yozefu yibuka za nzozi ziberekeyeho yari yararose, nuko arababwira ati muri abatasi, muzanye no kureba ko igihugu gifite intege nke. Baramusubiza batoya databuja, ahubwo abagaragu bawe twazanywe no kugura ibyo kurya. Twese turi abavandimwe b'inyangamugayo, ntabwo turi abatasi databuja. Yozefu arababwira ati murabeshya, mwazanywe no kureba ko igihugu gifite intege nke. Baramusubiza bati twebwe abagaragu bawe twari abavandimwe 12, data atuye muri Kanani. Umuhererezi yasigaranye nawe, naho undi yarapfuye. Yozefu arababwira ati ubutasi buracyabahama. Ndahiye umwami ko muzaguma ino kugeza ubwo murumuna wanyu azaza, nibwo nzemera ko mutari abatasi. Nimwohereze umwe muri mwe ajye kuzana murumuna wanyu, abandi muzasigare mufunzwe.